tubaye ikaze mwe mukomeje kugenda mukurikira Fisherman. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe abantu mwakoze subscribe. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibongerera umugisha bantu tugiye kubana no muri aya makuru, ndetse dukomeje kugenda turyoherwa n'ibiganiro bya Fisherman. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe. Wowe utarakora subscribe nyaboneka kanda kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bishye bibasha kuba byakugeraho, ndetse n'amakuru agiye atandukanye ujye ubasha kuba wayabonera igihe. Turamanutse n'amakuru y'imyidagaduro ahangaha n'umuhanzi Yampano. Ese Yampano yabashije kuba yatangaza ibiki? Turaje tubivugeho. The Ben yaje kuba yahura na wa mwana umwe wari uri mu gitaramo cye, akaza kuba yagaragaza amarangamutima yo kuba yarira. Nabyo turaje tugende tubivugaho. Andi makuru akomeje kugenda acaracara nuko umuhanzi bita Bosco yamaze kuba yasohoka muri Rebo, cyangwa se yabashije kuba yahindura imikoranire yarafitanye na Rebo bita Kikas Music. Ni Rebo ifasha abahanzi ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire ibyo yaje kuba yatangaza. Amakuru yo tubafitiye ni menshi, ariko reka tugende noneho tuyava imuzi n'imuzingo. Umuhanzi Yampano ni umuhanzi wakomeje kugenda agaragara mu minsi igiye ishize, cyangwa se mu mwaka ushize niho itara rye ryaje kuba ryakwaka neza, riza kuba ryashininga ku buryo buri wese yumvaga Yampano akavuga ati umuhanzi ahangaha. Yampano rero hari amagambo yaje kuba yakomeza kugenda atrendinga ku mashusho media agiye atandukanye, aho yaje kuba yakomeza kugenda atunga agatoki Bruce Melody. Genda komeza kugenda avuga kuri Bruce Melody byinshi bitandukanye. Ni nyuma yaho ave mu gitaramo cha The Ben. The Ben uyu nguyu ni mu kumurika alubumu ye yaje kuba yaha amahirwe Yampano, aramubwira ati uraza kuba wa performinga, aho Yampano yaje kuba yahabwa iminota 5 kandi agomba kuririmbira abakunzi indirimbo ze zose, akaba yaryo abakunzi baryoherwa n'izo ndirimbo. Yampano rero yaje kugera kuri stage aho yarafite nimba twavuga ngo ni uruvange rw'indirimbo ze, ariko zitarengeje nanone ya minota 7. ubwo urukumva yiyongeje indi minota 2. Yampano rero nyuma yo kuva mu ico gitaramo, arebye n'ukuntu abakunzi be bangana, hari amagambo yakomeje kugenda atangaza, ari kuvuga ati Bruce Melody rwose ntukomeze kuba wakwigereranya nanjye, cyangwa se uri kuvuga ko indirimbo yanjye hari aho yaba yahurira n'indirimbo yawe. Ni nyuma yaho hari amakuru akomeje kugenda avugwa ko Yampano yaje kuba yabwirwa ko indirimbo ye hari aho ijya guhurira n'indirimbo bita Ikinya. Ikinya ni indirimbo ya Bruce Melody yakomeje kugenda izamuka. Yampano rero yaje kuba yababazwa no kuba indirimbo ye bari kuvuga ko hari aho ihuriye n'indirimbo Ikinya, cyangwa se ija gusa n'Ikinya. Arangije aravuga ati Bruce Melody wikwigereranya nanjye, ntaba nagusuzugura, bitaviraho no kuba nagusuzugura cyangwa se nkagufata mu shusho itariyo, agufata nk'umuntu utazi umuziki kandi witwa ko uri mukuru. Iri hangana rero, cyangwa se aya magambo yo kugenda abwira umuntu twatufata nk'icyitegererezo mu muziki, cyangwa se uwo twakwita umusupasita uri ahangaha, ukaza kubibwirwa n'umwapfukaming, ntago biba byoroshye. Byaba ari kwa kwigereranya kwa Yampano, cyangwa se Yampano yaba atangiye kugenda nawe yigereranya, ariko tuzi benshi babigerageje. Burya nta hagati ya The Ben ndetse na Meddy
na Bruce Melody. Abo bari mu bahanzi dufata nk'abahanzi babashije kuba bacana itara ry'umuziki nyarwanda aho bita muri sekira. Ya mpano rero ntabwo aragera kuri ico ciciro cyangwa se ntabwo aragera ku iyo level, karusho ko iyi generation atari niye ariya babahanzi nyine bamaze iminsi mu muziki. Ya mpano rero akomeza kugenda avuga ati Bruce Melody rwose ati ni umuntu mukuru ndabyemera, ariko ntabwo ari wa muntu ushobora kuba ntabwo nararibonye afite bwo kumenya ngo izuba rirasira harirengera aha. Gafite umugani yari kugenda akomeza acira Bruce Melody imigani agenda arengura, by'umwihariko ari kuvuga ati Bruce Melody aracari hasi. Ese byaba ari byo cyangwa reka dukomeze tugende tubabwira ibyo yabashije gukomeza kugenda atangaza. Ati mu gitaramo cya The Ben ninje muhanzi wageze kuri stage nkaza kuba nakora agatendo cyangwa nakora agasha, ibyo byonyine n'imyambarire yanjye cyangwa se mwabonye ko nakugemo. Ubwo aravuga kumwe gukuramo imyenda yari yambaye nyine hejuru, mwabonye ko ari guperforminga yambaye ubusa, nibyo yavugaga. Kaza kuvuga ati mwabonye ko ntandukanye n'abandi bahanzi. Ya mpano rero ni wa muntu mushobora kuganira ukabona ikiganiro arimo kuguha, ukabona ni ikiganiro gisekeje wagira ngo ntabyitayeho, ariko uyu muhungu afite ubuhanga muri we, aba afite n'amagambo yandi ari kugenda yinjizamo wowe utapfa guhita wumvira aho ngaho. Ariko ya mpano ntukazamufate nk'umuntu utazi ubwenge cyangwa se wavuze ibintu atabizi. Uyu muhungu aba abizi neza. Mu minsi ishize nibwo yakomeje yatangaje ko yaba yarigeze no gufungwaho bitewe no kuba yarashinjwaga viol. Yamano rero yakomeje kugenda avuga ati njyewe umuziki wanjye cyangwa se icyifuzo nari narashize imbere y'Imana, nari naravuze ko nyuma cyangwa se nzinjira muri BK Arena ari uko ngiye kuba na performinga, ko ntazigera nyijamo ngiye gufana umuhanzi uwo ari we wese. Nibyo byaje kuba rero ku itariki ya mbere aza kwinjira muri BK Arena. Amakuru yo ahari ni menshi akomeje kugenda caracara cyangwa se nibyo nibikomeje kumuvugaho ni byinshi, karusho ko afite indirimbo nshasha iri kubikora neza. Umuhanzi The Ben ni umuhanzi umaze kuzamura itara cyangwa se ni wa muhanzi tumaze kuvuga ko ari mu bahanzi b'abanyabigwi. The Ben rero mu gihe yari ari mu gitaramo cye aperforminga, nibwo hari umwana ukomoka ahangaha muri Rubavu rwose Gisenyi wabashije kuba wari winjiye mu gitaramo cya The Ben, aza kuba yafatwa n'amarangamutima cyangwa se kubera urukundo yakundaga The Ben, atangira kuzamura amaboko arira. Mwakomeje kugenda mubona izo video zigenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Uwo mwana rero yakomeje kugenda afatwa na emotion arira. Nyuma yaho rero bafashe amafoto bakomeza kugenda bayahererekanya kugeza igihe ageze kuri The Ben. The Ben nawe aza kuba yaba agenda byaplodinga ku mbuga ze zigiye zitandukanye, ari kuvuga ati uyu mwana ndamukunze rwose. Nyuma yaho aza kuba cyangwa se abafana bakomeza kugenda bavuga bati dukurikije urukundo uyu mwana yagukunze, turumva twashimishwa no kubona mwahuye. The Ben rero ibyo nibyo yabashije kuba yakora, aza guhura n'uyu mwana baza kuganira, ndetse umwana akomeza kugenda aririmba asubiramo indirimbo za The Ben. Uyu mwana rero yaje kuba The Ben yamugenera impano, aza kuba yamugurira amakaye y'ishuri, dore ko byari mu minsi y'itangira ry'ishuri. Aza kuba yamugurira amakaye yo gutwara ku ishuri, aramubwira ati nanjye ndagukunda. Uyu mwana rero igitekerezo cyo kugira ngo ahure na The Ben uti byatangiye bite? Byatangiye ababyeyi abisaba ababyeyi ko
umuntu yifuza kuzahura nawe ari The Ben. Nyuma yaho rero biza kugaragara ko The Ben afite igitaramo, niho umwana baje kumubaza baramubwira bati tubwire uyu mwaka ese niki turi buguhe cyakunezeza cyangwa se niki twagukorera cyakunezeza. Aravuga ati nshaka itiki nyinjiza mu gitaramo ca The Ben. Ni gutyo uwo mwana yaje kuba yinjira mu gitaramo ca The Ben, aho yari kumwe n'abarumuna be ndetse n'abakuru be. Binjira mu gitaramo baza kureba igitaramo. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byaranze The Ben. The Ben rero akomeje kugenda avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se udusha two mu gitaramo cye dukomeje kugenda twigarukamo. Ikomereze ku makuru ya Neo Bosco. Neo Bosco rero ati Kikasi ntago twatandukanye, ahubwo hari ibyahindutse mu masezerano twari dufitanye, kubera ko Neo Bosco murabizi ko muri iyi minsi ntabwo agikora sekira, ahubwo yagiye muri gospel, yabaye umwe mu bantu bagiye gutangira gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Neo Bosco rero yaravuze ati amasezerano twari dufitanye yarahindutse, niyo mpamvu ntabwo nyine ibikorwa byo muri Kikasi ari byinshi cyane, ariko yabaye yahindura imikoranire na Kikasi. Kikasi nayo ikomeza gutangaza iravuga ati umuntu twari dufite nk'umusekira yarangiza akajya muri gospel, urukumva hari byinshi biba bigomba guhinduka nyine, naho ntabwo ari ukuvuga ngo nitandukana ryo kuvuga ngo ntabwo azongera gukorera umungumu cyangwa se muri iyi rebo, ariko amasezerano yarahindutse, ubwo agomba kumanagingwa nyine nk'umugosperi. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe rero abantu mwakomeje kugenda mudukurikira, amakuru nakagaruka. Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeze kugenda muryoherwa na gahunda za Fisherman.